Bibiliya yavuze ngo icyo nzi neza nuko Imana yatangiye umurimo mwiza muri twe ari nayo izawusohoza. Ndashima Imana ko isezerano ry'Imana ridahera. Nigeze nasengana n'umuhungu umwe, dusengana atazi gusoma, dusengana atazi kwandika, dusengana atagira ubuzima na bukeya, dusengana atagira n'ahantu aba, dusengana rwose ibyerekeranye n'ubuzima byararangiye. Cyakora ikintu yari yibitseho kimwe gusa, yari atunze umwuka we utavangiye. Nibuka igihe kimwe tujya gusenga, umuhanuzi aramuhanurira, Imana iramubwira ngo humura nzakugirira neza, iramubwira ngo kandi ngo ngukundira yuko utajya ugira ishyari rya bagenzi bawe iyo nabashubije. Icya kabiri, Imana iramubwira ngo nkunda amasengesho yawe, ujye usengera umurimo wanjye ugasengera n'abakozi banjye, iravuga ngo nzakugirira neza. Ariko wareba iyo neza ahantu izanyura ukahabura. Ariko ndashima Imana ko abantu babona nta nzira, Imana igihanyuza inzira. Tuvuge ngo amen. Birangije hari gurupe twasenganagamo, tugasengana n'abandi bantu. Hari umukobwa twasenganaga wari umuganga, Chantal, yakoraga CHK, yari yarangije kwiga muri kaminuza i Butare. Hanyuma birangije igihe kimwe wa muhungu yitwaga Manuel agira gutya ajya kumurambagiza, ameze kwa kundi nababwiye. Chantal yasanze ku cyumba ahantu twasengeraga ku mukecuru witwa Nyirabasare hariya mu Gatsata. Araza arambwira ati muyobozi, nge muyobozi w'iyo gurupe, arambwira ati Manuel nutamuhagarika sinzagaruka muri gurupe. Ndamase Manuel ndamuziza iki? Arambwira ati vurema atubona Manuel ngo asuzugure. Ese yagusuzuguye gute? Atubona ngo aje kundambagiza, aturumva atansuzuguye. Hari igihe rero umuyobozi nawe abura ubwenge agatara. Ndangije nanjye ndamubwira nubwo se yabitinyutse, naho kumbi nakunyushyizemo. Ndamaza nubwo yabitinyutse, abararize noneho bikomeye. Arambwira ati nutamuhagarika gurupe ndayivamo. Hanyuma ntekereje ko Chantal ari wadupangiraga, ni wari ufite akazi muri gurupe. Twari dufitemo nk'abantu nka batatu bafite akazi, nibo badupangiraga. Uryo ubukene nabwo buragatsindwa. Salomo agiye gusenga mu migani yanavuze ngo yasenze yirukana ubukene, abwira Imana ati ntumu ubukene. Hanyuma birangije ndavanaho kugira ngo mbure Chantal, Manuel agende. Hanyuma ndavana ariko reka mbaze muhamagare. Ndamuhamagara, Manuel araza. Ndamubwira nti ngiye kukubaza urasubiza yego cyangwa hoya, ubwo ni nk'umuntu ugiye gukora provisoire. Ndamubaza nti Chantal waramurambagije, yego cyangwa hoya? Arambwira atariko. Ndamubwira asubiza yego cyangwa hoya ariko yihorera. Arambwira ati naramurambagije. Ndamubwira ntuhereye uyu munsi ndaguhagaritse muri gurupe, Chantal waramusuzuguye. Arambwira ati ariko urandenganije. Ndamubwira nti ushogoje umuyobozi, ndongeye nanone ndaguhagaritse. Arambwira ati reka mvuge n'ubundi wampagaritse, ni nanone ndongeye ndaguhagaritse. Arangije arahaguruka, nk'usohotse agara mu muryango. Arambwira ati reka mvuge noneho, ati n'ubundi wampagaritse. Arambwira ati muyobozi wacu urabona Chantal n'ubundi sinamutinyuka, jewe kumpagarika urabundenganije, ahubwo ibyiza wahagarika iriya niyo yanyohereje. Burya abanyamasengesho bagira utuntu twabo. Ndamubaza nti ye, ati iriya nyine iriya yahari iriya dusenga niyo yanyohereje
jewe ntabwo nabitinyuka, hagarika iriya yanyohereje. Nsanga iriya yo irigenga. Cyakora umuyobozi niyo yatannye, buryo umuyobozi aba ari umuyobozi, hari uburyo Imana yongera ikamugarukaho. Imana ibingarutseho imubwenge bwo gufasha Chantal, ndamuganiriza, ndamubwira nti niba ari iby'Imana bizaba, niba ari ibya Manuel nti ni ibya Manuel, ntubundi se niriya nyine. Nti nawe yatinye kubivuga, akajya yivugisha ngo niriya. Nuko ndamukomeza, mbonagumye muri groupe bose ndabagumana. Manuel nuko turagumana. Igihe kimwe Chantal aza kubona buruse, ene wabo bamwohereza kujya kwiga hanze, ajya kwiga i Burayi. Agezeyo arangije kwiga ntiyanagaruka, yibonereho n'akazi mu bitaro byaho. Hanyuma birangiye abona n'umufiyanse w'umudogiteri bakoranaga muri ibyo bitaro, atwohereza amafoto, aduha amakuru y'ukuntu Imana yamugiriye neza akarangiza kwiga, aduha amakuru y'ukuntu agiye gukora ubukwe, ibintu byose. Hanyuma birangije Manuel yahuye n'ingorane zikomeye. Twaba twicaye tukamaza ngo harya Manuel, harya ngo iriya yarabivuze. Tukamaza Chantal muzabana ryarize, akatubwira ngo hari igihe twabana. Ndabyibuka igihe kimwe twagiye gusengera ku musozi ahantu hamwe za Gitarama. Mu gihe twari turiyo, umuhanuzi wo ku mudugudu w'ahantu witwa Gahogo witwa Mama Kiragera araduhanuriye. Ageze kuri Manuel aravuga ngo umva mwana wanjye, aravuga ngo ndi Uwiteka, andika. Ngiki kintu cyatumye byose mpita mbipinga. Nari mbizi ko atazi kwandika, atazi no gusoma. None umuhanuzi arahanuye ngo niyandike. Numva ibyo amuhanuriye sibyo. Aramubwira ngo andika, uhereye uyu munsi nkurije indege nkujyanye i Burayi, uzajya uza mu Rwanda nk'uko umuntu ava i Gitarama i Muhanga ajya Nyabugogo, akava Nyabugogo ajya i Muhanga. Ramubwira ngo kandi ntuzongere gupfukama usaba inzu yawe n'etaje narayujuje iri i Burayi. Uhereye uyu munsi andika ko nyiguhaye. Ngibyo ibintu ntemeye. Ariko ikintu cyatumye ntabyemera nuko hajemo ngo andika. Mu Kinyarwanda baravangwa inakuzi ntituma umugabo yivuga. Nari mbizi ko atabizi. Hanyuma naramuhuguye, namuvugaje ibibazo nka 7 ariko birimwo ubugome. Orya mu isi hari abantu babi, hari n'abayobozi babi. Namuhaje ibibazo 7 by'ubugome kandi ngo ndi umuyobozi, ariko ubu narihannye ndi umuntu mwiza. Naramuhaje ntariko sha batagushutse ngo ushukike ko bakubwiye ngo andika uzi kwandika. Cyakabi batagushutse ngo uzajya i Burayi, uzajyayo hari so ugirayo. Nibura se hari so wanyu ugirayo, hari mubyara wawe se ugirayo? Ati ntawe. Cya gatatu, uzajya i Burayi se kutazi gusoma uzasomerwa nani? Cya kane, uzajya i Burayi se uzagenda uvuga uruhe rurimi? Cya gatanu, uzajya i Burayi se uzakura hetike? Cya gatandatu, uzajya i Burayi se uzakura he viza ikujyanayo? Cya karindwi, kutagira n'imyambaro se uzajya i Burayi uzagenda wambaye iki? Arangije arandeba arambwira ngo hari igihe najyayo. Ndamubwanisha nti nujyayo nanjye nzajyayo. Burya rero abantu bazi kwiyemera. Nzajyayo se Imana ntiyanambutseho turi kumwe ikandenga ikagenda ikajya kubibwira Manuel kandi nanjye turi kumwe? Reka amabwire bene data ikintu ushimira Imana. Sifa kwa Mungu.
ndashima Imana ko Imana igiye kuvugana n'umukristo idaca ku mudiyakoni. Ndashima Imana ko Imana igiye kuvugana n'umudiyakoni idaca kwa mwarimu. Ndashima Imana ko Imana igiye kuvugana na mwarimu idaca kwa pastor. Ndashima Imana ko Imana igiye kuvugana na pastor idaca kwa mushumba. Ahubwo birasobanuye ngo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka, Imana iramwemera ikaza ikavugana nawe itanyuze muri iyo protokoli. Sifa kwa Mungu. Birangije igihe kimwe baradutumiye muri paruwasi ya Runda. Icyo gihe paruwasi yaborwaga n'umushumba witwa Dukuzumuremyi Theogene. Ubu ni umukuru w'itorero hano muri paruwasi ya Nyanza kandi yazanakorera hano. Niwe wayoboraga iyo paruwasi. Baradutumiye mu giterane cy'abaririmbyi ba paruwasi yose cy'iminsi 2 dukozeho umurimo w'Imana. Birangije ngiye kumva numva turi ku munsi wa 2 w'igiterane, umuhanuzi barahanuye, ndamwibuka umukobwa w'umwarimukazi muri primaire ku mudugudu hano bita Igihara. Aravuga ngo nimwumve mwabashyitsi mwe mwaturutse i Kigali, ngo harimo umwe ngo njyanye i Burayi, ngo narabivuze, ngo narabigambire no kubikora ndabikoze. Sifa kwa Mungu. Ndangije aho nicaye kubera ko ari giye umuyobozi wa groupe ndavana ubwo nigewe. Urumva yaravuye harimo umwe njyanye mu bashyitsi baturutse i Kigali. Ndavana ubwo nigewe. Ntabwo narinze ko Imana yavuga ku musivile iciye ku muyobozi. Ngiye kubona mbona umuhanuzi banavati bra muhungu yiyemeye mu mutima. Mbona umuhanuzi aratambutse ati nimwumve bwoko bwanjye, ati nimwumve bwoko bwanjye, ati nimwumve bwoko bwanjye, ati nimwumve bwoko bwanjye. Ngiye kubona mbona araje akoze kuri Cyamanudi. Aravuga ati mwana wanjye ni we twavuganye, ati kandi ibintu twavuganye mwana wanjye ndacyabyibuka ntago nabyibagiwe. Ndashima Imana ko ibintu Imana yavuganye natwe twabyibagiwe. Ibintu Imana yavuganye nawe ntago yabyibagiwe. Ariko tuvuge ngo amen. Ndagira ngo mbasabe mu cyubahiro cy'Imana no mu cyubahiro cyanyu umpobere umuntu mwicaranye mubwire ngo ibintu Imana yavuganye nawe ntago yabyibagiwe. Muhobere ubimubwire ngo ntago yabyibagiwe. Nubwo we wabyibagirwa ariko iby'Imana yavuganye nawe ntago yabyibagiwe. Twikirize tuvuge ngo amen. Hanyuma birangije tuvayo, tumaze kuvayo tuvuye yirunda. Hashize iminsi mike y'umuhungu ararwara, tumujyana kuri dispenseri y'umukristo wacu biranga. Tumujyana kuri centre de santé ku Muhima, bamuha transfer yinjira muri hôpital ku Muhima, bamuha transfer muzamura CHK. Agera CHK amaze kuremba, muri CHK aryamyemo nk'amezi 3. Biranga, bimaze kwanga, bamuha transfer bamwereje Faisal. Aragenda aryamamo nk'amezi 3 n'igice. Umuhungu ararwara arananuka ku buryo yaryamaga ukagira ngo ni amashuka arundarunze, naho kumbi harimo n'umuntu. Nabonye aho umuntu arwara akananuka n'umutwe ukananuka. Hanyuma birangije muri groupe nitwe twasimburanwaga kumurwaza. Hanyuma ndabyibuka igihe kimwe hari ku cyumweru mvuye mu giterane ahantu mu Rutobwe, ngerayo ngiye gusimbura mwene data witwa Daniel wari wiriweyo n'umukristo ku Muhima. Mpageze arambwira ngo nimwegure, ndamwegura. Ijwi ryari ryarageniye abashaga kuvuga. Ndamwegura ndamwegamiza mu gituza. Arambwira muyobo ejo nzagenda. Ndamubaza ntuzajya he? ngira ngo igihe cye cyo gutaha cyo gupfa cyageze. Yaravuye ngo ejo azagenda. Ngira ngo wenda umwuka wera yamusuye amubwira ko ejo aribwo azapfa. Ndamubaza
ntese nijuru Imana yari kweretse se? Ntiwabonye abamarayika baza kugusanganira? Arabwira hoya, urabona Imana yari yaravuze ko nzajya i Burayi, none ejo nzagenda. Ubwo se ko wari waravuze ngo ninjyayo nawe uzajyayo? Ubwo nawe ejo uzagenda. Bene data, mujye mwitondera abantu bavuzweho n'Imana. Nubwo yaba ari mu buzima bubi uyu munsi, nubwo yaba aba mu ishamburete, nubwo yaba atagira aho aba mu rusengero, sifa kwa Mungu, haleluya. Nubwo yaba atagira akazi, imyambaro n'inkweto byaramusaziyeho, nubwo yaba agira umwenda umwe, ujye witondera abantu bavuzweho n'Imana. Ujye witondera abanyamasezerano. Jambo Imana yavuze iraririnda. Bibiliya iravuga ngo Imana iririnda ibihe n'ibihe, iririnda imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Biravuga ngo icyo Imana yavuzeho kugira ngo gikurweho n'inyuguti n'imwe, biravuga ngo isi n'ijuru byakurwaho, ariko ijambo Imana yavuze rigahama. Bibiliya iravuga ngo urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, kandi rwanditsweho aya magambo avuga ngo Uwiteka, 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 Uwiteka azabe urufatiro rw'Imana, rufatiro rwanditsweho abavuganye n'Imana, rufatiro rwanditsweho abanyamasezerano, urufatiro rwanditsweho ababana n'Imana. Ruracyahagaze, ruracyahagaze mama, ruracyahagaze papa, ruracyahagaze, ruracyahagaze. Kandi ntago ruhagaze gusa, ahubwo hari n'ibintu birwanditseho bivuga ngo Uwiteka, 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 Uwiteka. Abangaba arabazi. Niyo baba ari imfubyi, Uwiteka arabazi. Niyo bari abapfakazi, Uwiteka arabazi. Niyo baba batagira shinge na rugero, Uwiteka arabonye. Tuvuge ngo amen, haleluya. Hanyuma birangije arambwira ngo nindebe, arambwira ati ni wowe uzi gusoma, reba impapuro aho ngaho usoma urebe. Ndareba impapuro, ndareba se yewe nize ubuganga, ko abaganga nabo bagira systeme bandikamwo. Umuntu w'umupipo nkanjye utamenya ibyo ari byo. Hanyuma birangije hari umuganga dusengana, n'umukristo wa Kimihurura, ndamuhamagara korera Faisal, mubaza ibyo bintu ibyo ari byo. Arambwira ati nta makuru mbifiteho. Mpamagara undi muganga nanone ukorera Faisal, nawe dusengana, n'umukristo wo ku Gasave, ndamubaza. Arangije niwe wampaye amakuru. Hari abaganga b'aba specialiste bari baraturutse i Burayi, igihe cyabo cyo gutaha cyari kigeze. Barangije bareba uwo muhungu, baravuga bati indwara y'uwo muhungu niyo kujyanwa i Burayi, turamwisimamira tumujyane. Bajya muri minisante, bajya gusaba ibyangombwa, bamushakira ibyangombwa. Hanyuma babibafashamo, minisante muha pasiporo, bamushakira visa. Nuko birangije mu ncamake nuko nguko umuhungu yagiye. Buracya mpamagara bene data dusengana, turagenda turamuherekeza. Twageze Faisal mu masaha 7, agomba kugenda n'indege yo mu masaha 9. Tugezeyo turategereza, bamushyize mu modoka, natwe tugiye inyuma turaherekeje. Tugeze i Kanombe, tugeze ahantu noneho tudashobora no kongera no kumukoraho, ari uguhagara ahantu hejuru iriya, ari ukurunguruka nka kwa kundi Bibiliya ivuga ngo nitugera mu ijuru ngo abamarayika bazajya barunguruka baza ngo abone ibande kandi bavuye hehe. Nanjye narungurukiraga ahantu hejuru, nkajya ndeba
nuko birangije baramuteruye bamushyize mu ndege. najya mbaza ngo azagenda yambaye iki, muca intege, burya ibyawe Imana izo ko izabigenza. Sifa kwa Mungu, ntiyagiye yambaye igipantaro cya Faisal n'igishati cyabo. Nuko birangije ngiye kubona baramuteruye bamushyize mu ndege, mbona mugeje ahantu ntashobora no kongera kumukora, narivugishaga ngo najyayo nanjye nzajyayo. Nuko birangije mbona indege ijunguje bya bintu byayo, mbona irabanje yihengeka itya, irongera yihengeka itya, irongera ishangiye kora, mbona umuhungu arangendanye n'ukuri kw'Imana. Tuvuge ngo amen, twikirize haleluya. Hanyuma Bibiliya mu mubwiriza aravuga ngo nk'uko utamenya uko amagufa y'umwana akura mu nda y'umugore utwite, ntumenye inzira z'umuyaga, ntumenye ububiko Imana ibika mu rubura. Sifa kwa Mungu. Ntumenye aho Imana yirirwa iyo bukeye, ntumenye aho Imana irara iyo bwije. Sifa kwa Mungu. Bibiliya iravuga ngo ni nako udashobora kumenya inzira Imana izanyuramije gutabara umuntu wayo. Reka mwamvugira ngo haleluya. Birangije aragenda naho, kumbi Imana nyiribihe, Imana nyiribiremwa ihamagara inyenyeri ikazita amazina, yimura imisozi itabimenye, yavuganye nawe ikavugana nanjye. Ifite inzira, muvuge ngo ifite inzira. Ariko haleluya, haleluya. Naho kumbi bamujyanye muri bya bitaro Chantal akoreramo. Baragiye bagezeyo, yakiriwe n'umufiyanse wa Chantal, wa mudogiteri bari hafi gukorana ubukwe. Birangije aramuhamagara ngo ni ibitaro binini sindageraho, sindarenga hirya ahangaha. Numva ngo ni binini. Birangije aramuhamagara ati hano haje mwene wanyu wo mu Rwanda. Chantal ngo araza asanga igihungu aho kiryamye kikubakubye ku gatanda, cyararangiye. Muri ya mvugo y'iki gihe babyita kujogoka, cyarajogotse. Birangije ngo arakireba abona ni cya Manudi. Aho kugira ngo bashaka umuti wo kumuvura, ngo arangije gira hino sha, ngo abagifashe ku rutugu aho kiryamye, ngo aravuga ngo sheri, ngo bya bindi nabyemeye, sheri bya bindi nabyemeye. Ariko haleluya. Igende cya gihungu na cyaho kiryamye, ngo kigiye kumva ibintu, cyumva hari ibintu biturutse mu kirere, cyumva hari n'ibindi biturutse hasi. Mu kigira kibabyita ibipatosi, patosi ni imbaraga z'umwuka. Sifa kwa Mungu. Ngo agiye kumva yumva ibyo bintu by'ibipatosi birahuriranye, bimwe biturutse hejuru n'ibindi biturutse hasi, bihurira muri santere yitwa umutima. Ngo agiye kumva yumva biramuteruye, bimuvanye kuri ka gatanda, atangira kurashya nk'inkoko ishaka aho gutera. Arabati kuku haleluya. Hanyuma umuzungu aravati c'est pas possible. Why? Habaye iki? Aravuga c'est pas possible ese Imana yacu kwigikora ibintu biri impossible. Sifa kwa Mungu. Birangije Chantal aravati uyu muhungu n'iwacu mu Rwanda yarandambagije, ambwira ko ari Imana yabimubwiye. Mu gihe twapangaga ubukwe
nabwiye Imana ngo niba ari we wabivuganye na Manuel uzamuzana inahangaha jye nawe tutarakora ubukwe. None Imana iramuzanye, ibyanjye nawe birahagaze byimukiye ahangaha. Nanjye reka mbaze nk'aba bandi nubwo atari ibyanjye, umuntu wese agira ibintu bye. Imana irakora cyangwa ntabwo ikora. Sifa kwa Mungu. Hanyuma birangije wa muzungu ngo aravata iby'Imana ishyigikiye ntabwo ari byo wabitesha agaciro. Ya nzu yanjye etaje twari kuzabamo ndayibihereye muzayiberemo. Birangije umuhungu se n'iki bamuhaye? Sama antibiyotike bamuhaye gusa, bakamukwikira antibiyotike ukagira ngo inahangaha ntayahari. Yarangiza agakira bakamuhata n'icyaha. Urumva yari afite n'inzara nk'imyaka senkani cyangwa suwani. Barangiza bakamuhata antibiyotike n'ibiryo, umuhungu akitamuramo umusore mwiza. Barangiza wa muzungu bakajya kwa noteri bakamuha ibyangombwa by'inzu ye imwanditseho. Hashira iminsi najya kubona nkabona telefone iriho za polisi nuko kuntu kose mwitaba. Najya kumva nkumva arambwira ati uraho, ni muraho. Ambwira ati wamenye se? Ntabwo nakumenye. Arambwira ati ni umuhungu we Manuel. Ndamuzana amakuru yawe Manuel. Arambwira ati ni meza. Arambwira ati ubuse nta kintu umwuka akubwiye? Ntacyo ambwiye. Arambwira ati wabajije Imana so kumva amateka yanjye n'amakuru yanjye? Ndamubwira nti ndabaza Imana wayampaye ko turi kuvugana. Nuko arabinsobanurira byose, nsanga nta jambo Imana ivuga ngo rihere no kuri kw'Imana. Twikirize tuvuge ngo amen. Ubu batuyeyo sha, reka mabwire igishoro gikomeye ni umwuka. Asigaye ampamagara agashyiramo na so, akambwira ngo okay, ngo pastor ngo okay, ngo so. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Birangije arambwira ati wanyigishije gusenga. Nabaga mu nzu ya mama Madede iruhande rw'urusengero rwo ku Muhima kuri ADPR. Hanyuma birangiye arambwira ati wanyigishije gusenga, shaka hano ikibanza nkuguriye ikibanza ngoho dufaranga wubake. Buriya rero mubona ku mugoroba i Kigali amatara yaka, burya haba harimo n'iryange riba riri kwaka. Nyesha Manuel haba harimo n'iryange. Nyesha Manuel n'Imana bafatanije. Ariko haleluya, haleluya. Imana irakora cyangwa ntabwo ikora? Kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere.